Hari abantu benshi bibaza bati ese koko hari ibintu bigaragaza kare ko umuntu ari mu nzira yo kuzagira ubukire? Igisubizo ni yego. Ubukire si ibintu bihita biza kubw'impanuka cyangwa amahirwe gusa. Hari imyitwarire, imyumvire n'ibimenyetso bigaragara ku muntu bigaragaza ko ejo hazaza he hashobora kuzaba heza mu bukungu. Uyu munsi tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko ikomeye cyane. Ibimenyetso 10 byerekana ko umuntu afite amahirwe menshi yo kuzagira ubukire ahazaza he. Ntiwibagirwe gukanda subscribe ndetse na like kugira ngo ukomeze kudushigikira. Reka turebere hamwe ibimenyetso 10 bikwereka ko uzaba umukire ahazaza hawe. Ikimenyetso cya mbere, kuba ufite indoto n'icyerekezo. Mbese muri wowe ukumva uhora ugira indoto cyane ndetse n'icyerekezo. Icyo ni ikimenyetso kikwereka neza ko ahazaza hawe uzaba umuntu ukize cyane. Umuntu uzakira ahora afite vision, amenya aho ashaka kugera mu buzima. Ntabwo aba ari umuntu uhora yibaza ngo nzakora iki. Ahora aba afite intego zimuyobora. Ijambo ry'ubwenge, where there is no vision the people perish. Ibi bivuze ko kutagira icyerekezo ari nko kutembera mu mwijima. Urugero, umusore ushaka kuzaba umushoramari mu buhinzi ashobora kugena intego yo kugira hegitari 20 z'imyaka mu myaka 10. Iyo vision imufasha kumenya inzira azanyuramo. Urugero, umuntu ushaka kuba umushoramari aba asanzwe afite igitekerezo cyaho ashaka gushora amafaranga mu myaka 5 cyangwa mu myaka 10 iri imbere. Ikimenyetso cya kabiri, uzi kubika no kuzigama. Ubukire ntibutangirira ku mafaranga menshi, butangira ku guteganya duke ufite. Umuntu wubahiriza akamenyero ko kuzigama nubwo yaba ari amafaranga make, aba yerekana ko afite icyerekezo cyo kuzubaka ejo he hazaza heza. Nta mukire udatangirira ku kantu gato. Ijambo ry'ubwenge, do not save what is left after spending, but spend what is left after saving. Ntuzazigame asigaye nyuma yo gukoresha, ahubwo koresha asigaye nyuma yo kuzigama. Urugero, umukozi w'ikoraniro wunguka 50,000 ku kwezi. Niba abika 5,000 buri kwezi, mu myaka 5 azaba afite amafaranga amufasha gutangira umushinga. Ikimenyetso cya gatatu kikwereka neza ko ufite imbere hawe hazaza uzaba uri umukungu. Ufite discipline, imyitwarire ikomeye. Burya imyitwarire ni ikintu gikomeye gishobora kugufasha gutunga amafaranga mu buzima bwawe. Abantu benshi bafite inzozi, ariko abashobora kugenzura imyitwarire yabo no kudatakaza umwanya mu bidafite umumaro nibo bageza ku bukire. Discipline ni ukuvuga kutemera ibintu byose bigushuka, ahubwo ugakomeza mu murongo wawe. We must all suffer one of two things, the pain of discipline or the pain of neglect. Aya magambo yavuzwe n'umuhanga John Rohn. Twese tugomba guhitamo kubabara kubera discipline cyangwa kubabara kubera kwicuza. Urugero, niba wihaye gahunda yo kudakoresha amafaranga mu bintu by'urusobe, discipline izatuma ugira inzu aho guhora kugura telefone nshya buri mwaka. Ikimenyetso cya kane, ukunda kwiga no gushaka ubumenyi. Umukire w'ukuri ntabwo ari ufite amafaranga gusa, ahubwo ahora yiga ibishya. Asohoka mu murongo w'abandi, agasoma ibitabo, akumva ibiganiro, agashaka amakuru mashya. Abantu nk'aba baba bazi neza ko ubumenyi ari bwo butanga amafaranga, si amafaranga atanga ubumenyi. Ijambo ry'ubwenge, any investment in knowledge pays the best interest. Aya ni amagambo yavuzwe na Benjamin Franklin. Ishoramari rikomeye kurusha ayandi ni ibiri mu bumenyi. Urugero, umukobwa ukunda gusoma ibitabo by'ubukungu ashobora kubona igitekerezo cy'umushinga mu buryo bwo gukoresha ikoranabuhanga, akazaba umushoramari ukomeye. Ikimenyetso cya gatanu, ubushobozi bwo kwihangana. Ese mu buzima bwawe ufite ubushobozi bwo kwihangana? Ubukire ntibuza mu minsi umwe. Hari ibyumweru, amezi ndetse n'imyaka byo gukora cyane ntubone inyungu. Umuntu ushobora kwihangana agakomeza gukora adacitse intege niwe uzabona umusaruro mu gihe kiri imbere. Patience is bitter but its fruit is sweet. Kwihangana birababaza
ariko imbuto ziraryoshye. Urugero, umucuruzi wacuruje imyaka 3 atabona inyungu nyinshi ariko akihangana, ku mwaka wa 4 ashobora kubona inyungu ikubye 3 yaho yashoye. Ikimenyetso cya 6 gishobora kukwereka ko ahazaza hawe uzaba umukire. Ufite ubushobozi bwo gukemura ibibazo. Abakire benshi si uko babonye amafaranga aturutse mu kirere, ahubwo nuko bashoboye kubona ikibazo kiri mu muryango cyangwa mu isoko bakagira igisubizo. Urugero, umuntu akereza uburyo bwo korohereza abantu kubona serivisi runaka, aba ari mu nzira yo gukira. Do not find fault, find a remedy. Aya ni amagambo yavuzwe na Henry Ford. Ntushaka impamvu, shaka igisubizo. Urugero, umunyeshuri wabonye ko abaturanyi be bakeneye interineti kenshi ashobora gutangiza serivisi ya Wi-Fi cyangwa se Wi-Fi ihendutse bikamwinjiriza amafaranga. Ikimenyetso cya 7, ufite imyitwarire yo gukora cyane, hard work. Nta bukire buzaza ku bantu bakunda kuruha gusa. Umuntu ufite umuco wo gukora cyane, udasiba akazi ndetse no gukora ibirenze ibyo asabwa, aba afite ikimenyetso gikomeye cyane cy'uko ejo hazaza he hashobora kuba heza. I am a great believer in luck and I found the harder I work the more I have of it. Thomas Jefferson. Aya ni amagambo yavuzwe nawe. Ndemera amahirwe ariko uko nkora cyane niko agenda yiyongera. Urugero, umusore wakoraga amasaha 12 ku munsi mu iduka rye ry'udutabo yaje kugurisha rikaba isoko rya sosiyete rinini ricuruza ibitabo ku isoko. Ubukire busaba umurava n'imbaraga. Biragusaba gukora cyane kugira ngo nawe ugere ku ntsinzi yawe. Ikimenyetso cya 8, ufite umuhate wo kwigenga mu mafaranga. Hari abantu bakunda guhora bateza amaso ku bandi, ariko umuntu ushaka kwigenga mu bukungu ahora yibaza ati, ni gute nshobora kugira uburyo bwo kwinjiza amafaranga aturutse ku mbaraga zanjye? Iyo myumvire yo gushaka kwihangana no kudatega amaso ku bandi, akazi kose gafite agaciro, ni ikimenyetso gikomeye cy'ubukire. Umuntu ushaka kwigenga ahora yibaza ko uko yazajya yinjiza amafaranga adatejeje abandi amaso. Financial freedom is available to those who learn about it and how work for it. Robert Kiyosaki. Aya ni amagambo yavuze. Urugero, umukozi usanzwe aba atereza uko yakora side hustle mu bucuruzi bwo kuri internet aho kwinjiriza umushahara gusa. Ikimenyetso cya 9, uzi kugendana n'abantu bakubwira inama nziza. Abakire benshi baherekanya ibitekerezo n'abandi bafite intego nk'izo. Umuntu ugendera mu itsinda ry'abantu bafite imyumvire myiza akumva inama zabo kandi akirinda abamukurura hasi, aba afite ibimenyetso byo kuzagera kure. Umuntu ubwirwa cyane abantu bazamuzengurutse bakamugira inama nziza. You are the average of the 5 people you spend the most time with. Aya ni amagambo yavuzwe na Jim Rohn. Urwego rwawe ni urw'abantu 5 usanzwe umarana nabo igihe kinini. Urugero, niba ujya mu itsinda ry'abantu baganira ku ishoramari, nawe ugera aho utekereza nkabo ugahindura imyumvire yawe. Ikimenyetso cya 1 kikwereka ko ahazaza hawe ushobora kuzagira amafaranga. Mbese muri wowe ufite umutima wo kudacika intege n'ubushake bwo gukomeza. Ibyo twita resilient. Abantu bose bahura n'ibigeragezo, ariko umuntu uzakira si kudatekereza guhagarika urugendo. Nuhora icyizere aho atsindwa kumwe mu bimenyetso isomo bigatuma akomeza gukora neza kurusha mbere. Gutsindwa rimwe ntibivuze gutsindwa burundu. Our greatest glory is never falling, but is in rising every time we fall.
icyubahiro cyacyo si mu kudatsindwa, ahubwo ni mu kuzakuka mu gihe dutsinzwe. Urugero, umuntu wakomeje gukora umushinga inyuma yo guhozwa inyuma n'abashoramari, nyuma y'imyaka 5 yakomeje gutsimbarara, yaje kubona inkunga ikamugirira umushoramari ukomeye. Rero ngibyo ibimenyetso 10 byerekana ko umuntu afite amahirwe menshi yo kuzagira ubukire ahazaza. Kuba ufite vision, kubika no kuzigama, discipline, gukunda kwiga, kwihangana, gukemura ibibazo, gukora cyane, kwifuza kwigenga mu mafaranga, kugendana n'abantu bafite intego, kudacika intege. Niba usanzwe ubona muri wowe kimwe cyangwa byinshi muri ibi bimenyetso, menya ko uri mu nzira nziza yo kuzoba umukire cyangwa ukazagira ubuzima bwiza kandi bw'amahoro mu bukungu. Ntiwibagirwe ko ubukire si amafaranga gusa, ahubwo ni ubwisanzure, amahoro yo mu mutima n'ubushobozi bwo gufasha abandi. Murakoze cyane kubana nange, ntimugende mudakoze subscribe, mukande like. Ufite igitekerezo cyangwa ikibazo andika muri comment, ndetse ukore na sharing iyi video ku bandi bantu bafite indoto nk'izawe. Nimusome, mukore kandi muharanire kuba abantu beza. Ubukire buzabakurikirana. Murakoze.